turuteze imbere duharanira kwiyubaka abeza bacu bazize uko baremwe ikibi cyanyu tuzaharanira kucyusa muzahora iteka ryose mu mitima yacu muzahora iteka ryose muzahora iteka ryose mu mitima yacu mu mitima yacu bana b'u Rwanda nimwe mbaraga z'igihugu dukore turuteze imbere duharanira kwiyubaka dukore turuteze imbere duharanira kwiyubaka ababacuje ubuzima ntacyo bakoze kuko turiho kandi neza mu gihugu gitekanye kuko turiho kandi neza mu gihugu gitekanye bana b'u Rwanda nimwe mbaraga z'igihugu mukenye mure dukesha ibirori yego aye cyarukenye nguwanga abana shenge ntakababemo yego aye cyarukenye nguwanga u Rwanda shenge ntakarubemo aye cyarukenye ngo ndababonye mwese ndabamenye yewe mami yego aye cyarukenye mura kandi tunabakomeza kuko turi mu gihe cy'icyunamo iminsi ijana ntabwo irarangira niyo mpamvu uyu munsi twifuje ko duhera ku ndirimbo y'icyunamo turabakomeje rero mwese aho mwibuka ku isi hose abanyarwanda aho muri hose n'abadushyigikiye bose turabakomeje ariko rero nubwo bwose turi mu cyunamo hari abantu babagaho bataramaga uyu munsi twavuze tuti nubwo turi mu cyunamo turabibuka dutarama nge rero aba nitwa Karine Karambizi
nkaba ndi umukuru w'iri torero ryitwa Inkindi n'Amariza ritegura inkera y'iwacu ku Isibo TV. Nkaba ndi kumwe n'umubyeyi n'umuvandimwe kuri jyewe tumaze kumenyera. Nanjye nitwa Umuhoza Olive, nkaba ndi Inkindi n'Amariza. Tubanze tuvuge insanganyamatsiko cyangwa tubanze turirimbe tutaramira abantu? Twayibabwira hanyuma ubundi tugatarama. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga imikorere y'amatorero ndangamuco imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Turaza kwiganiraho twumve amatorero kera yakoraga gute imbere ya Jenoside, ese ubu ngubu bimeze gute, tunabanze no kwibuka ndetse n'abari bagize ayo matorero bishwe, abo tuzi n'abo tutazi, bishwe mu 1994 bazize Jenoside. Reka tubanze dutarame twibutse nyiri icumu ryerekeye imbere vuna ndende ntashumbaye gatovu n'amatubiri inyambo zigezemo zimarira ku mazitarika aho bantu muraha mutuze gato basabye akanya ntaramane namwe mugubwe neza mfurazi wanje iyo ntaramanye namwe singira irungu iye bantu muraha mutuze basabye akanya ntaramane namwe mugubwe neza mfurazi wanje iyo ntaramanye namwe singira irungu mbabwire cyaka na shema ry'ingabo herekeza inkindu w'intore zikenyeye tujye gutanga mu kabyagaju aho ndi nanjye ubu singira irungu bantu muraha mutuze basabye akanya ntaramane namwe mugubwe neza mfurazi iyo ntaramanye namwe singira irungu bakobwa beza babera biro none uyu munsi kari nta gisinge twaje gutanga mu kabyagaju mutakwinkindi nkera yayishe bantu muraha basabye akanya ntaramane namwe mugubwe neza mfurazi wacu iyo ntaramanye namwe singira irungu wisangiye uwawe Imana yaguhaye uzamukunde nawagukunda nimuruhuza ruzabahi igendere shenge usanze uwagukunda muraha mutuze basabye akanya ntaramane namwe mugubwe neza mfurazi wacu iyo ntaramanye namwe singira irungu ruteneza-mbuga rwa Nyamukiba rwa Kibi n'ikirenga icoza-mihigo rwa Kibi bahungu barwanye ati ntashumbaye gatovu mw'amatubiri inyambo zigeze mu zimarira araguma zitarika abahungu ba mama. Aha naho mbaza amakosa rutabangiriye iyo mwiriwe ntarungu ngo ni rwatanga abarwankubito n'irwashimina nasigeka twigabe ku munini iwacu kwarushe nguzi iminega reka duhoze umwana adahogora nasugira sagambe we aye aye winabuki bwo kumugohaye bose basoma ntibasihaye ramba rahamba twigabe ku munini iwacu kwarushe nguzi iminega ese duhoze umwana agahogora nasugira sagambe we aye
iminega reka duhoze umwana adahogora nasugira sagambe we shange ubucya burake maze uburyo nibura yohoye maze abakobwa b'inyihaye shange n'abahungu b'inyihaye kandi musamaza barehaye ramba ramba twigabe ku munini iwacu kwa rushenguzi iminega reka duhoze umwana adahogora nasugira sagambe we aho mboneza amakosa rutabangiriye mwiriwe ntarungu ahubwo rero wandirwema rw'abahizi n'igitego cy'inshongore sinteterezwe imihigo ihuye nirwatanga abarwangu bitonda inkuba y'umurashe mihina nasineta iyo dutaramanye namwe narunguma nguraho runyenyeri yegawe uraho runyenyeri rwa rubona inka uraho runyenyeri rwa rubona inka nanjye sindatikaramu sinkora mu biro ndaratinya n'iyindi ngorabahizi uraho runyenyeri rwa rubona inka nsubiye ku gitero ubwa kabiri abakecuru batina ngo bari bambaje uraho runyenyeri rwa rubona inka uraho runyenyeri we ayiwe uraho runyenyeri rwa rubona inka uraho runyenyeri rwa rubona inka nsubiye ku gitera we nsanga indashyikirwa zirahe uraho runyenyeri rwa rubona inka ngenciye mu nka nyinshi z'ibihogo zinyibutsa uruyenzi nagira amata uraho runyenyeri rwa rubona uraho runyenyeri we ayiwe uraho runyenyeri rwa rubona inka uraho runyenyeri rwa rubona inka uzazure karingo ngarurukana umwene rukundo yumvishe rutikanga ko badacanga mu nkuba wandirwema rw'abahizi n'igitego cy'inshongore sinteterezwe imihigo ihuye mama ndare we aye mama ndare we mama ndare we aye
ndetse n'Isibo TV twongeye kubasuhuza abo tutari twasuhuje cyangwa abaje bakerewe tugira ngo twongere tubagezeho insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi twibuka amatorero, twibuka abacu bari ababyinnyi cyangwa se bari abaririmbyi cyangwa bari abayobozi b'amatorero bitabye Imana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Insanganyamatsiko iravuga ngo imikorere y'amatorero ndangamuco mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Rero ikaze mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro gikora ku mutima cyane kuko twagiteguye mu gihe tukiri mu minsi 100 yo kwibuka, tugira ngo umubyeyi w'inkindi na Mariza uyu ni umuntu ukomeye, yari umubyinnyi muri icyo gihe tuvuga cy'igihumbi oya uracyari muto, yari umwana wabyinaga icyo gihe mu matorero y'icyo gihe. Nayo mpamvu ubu ngubu tumufata nk'umutumirwa ukomeye, nubwo ari we nyiri inkindi na Mariza kandi akaba ari nyiri ikiganiro, ariko kandi ntabwo twakwirirwa tujya ahandi kandi tugufite. Ubwo rero twagira ngo utuganirize ese kera amatorero mbere ya Jenoside yari ameze ate, imikorere yayo yari imeze ite, byari mu gihe kitoroshye. Yego, ngira ngo ntibyari biboroheye, ntimwabyiniragaho mushaka cyangwa uratuganiriza tuganirize muri make tubwire uko byari bimeze. Ikintu wenda cya mbere naheraho no kubabwira amazina ngewe nibuka. Yego, hari cyane cyane hari itorero dukunda twese kuko umuntu warishinze uwo muryango warazimye. yego, ni umuryango bita kwa Cyafubire, washinzwe rero n'umukobwa wabo witwa Jose. Bari abana 5 babyinaga, harimo abantu benshi bagiye babyinamo ariko harimo n'abishwe nyine birumvikana. Ariko cyane cyane bo umuryango wose wo kwa Cyafubire wo warapfuye. Babyiniraga i Nyamirambo, bakaba bari abantu babyina neza, bana bakundwaga ikigero cyacu nyine. Hanyuma hakaba hari abitwa abatangampundu, abo nanjye nabahereyemo njya kubyina bwa mbere, niho nahereye. yego, bonjya mbumva. Yego, bo rero bakaba barakoreraga ku Kivugiza ku mama witwa Annonciata, nawe yarishwe. Harimo n'ababyinagamo bapfuye nyine birumvikana nabo. Iryo torero rifite n'abana benshi, harimo n'abagiye hari amatorero yagiye avuka nyuma, abatangampundu babamo baciyemo, urumva nyine ubwo nanjye naciyemo. Hanyuma hakaba hari bona nyuma ya Jenoside bo barakomeje, ariko intayoberane zo ntabwo zakomeje kuko urumva wari uzikuriye n'abari barimo benshi barapfuye. Hanyuma hakaba hari abitwa ababerewe. Ababerewe nabo ni ab'umubyeyi witwa Agnesi, tumwita Agnesi madamu wa Rubayiza. Bakaba baba i Nyamirambo hariya kuri 40. Nabo ni itorero bashinze mbere ya Jenoside kandi ryakomeye, ariko rinakomera cyane cyane nyuma ya Jenoside. Abantu benshi barabitabazaga, abantu benshi barabatumiraga. Ni umubyeyi wakundaga umuco cyane kandi ukunda umuco n'uyu munsi. Iryo torero ntabwo rigihari kuko hajemo kurwara, ananirwa no gukura. Yego, rirahagarara. Ariko naryo ni itorero ryari ryiza cyane, ni naryo ubundi inkindi na Mariza kenshi nifuzaga njya kurishinga ko twamera nkabo. Nizere ko muzabifasha tukamera nk'iryo torero. Nibo cyitegererezo cyanjye bwa mbere. Rero modo mu ndimi z'amahanga. No kuri bose ubivuze neza. Yego, hari irindi ryitwaga Icyeza, iryo narifumyemo. Biriya bita umufumyi, nanjye naramufumyi ko yabaye umufumyi nabaye umufumyi ukomeye, narifumyemo. Hanyuma hari iryitwa Garukurebe, ryo ni ry'Rwamagana. Riracyanahari n'uyu munsi rirahari, ariko ubwo cyane cyane hari abakecuru babanjemo bakuru bazi kubyina icumu. Umenye uyu munsi ari bo bonyine ku isi bazi kubyina icumu nyabyo. Yego, wenda rimwe n'ibidukundira rimwe dushobora kuzabatumira tukababereka abo bakecuru. Hanyuma amasimbi n'amakombe nyine byo birumvikana. Amasimbi n'amakombe nabo bagiraga izi mbyino za gakondo. Abo twavuze uyu munsi ntabwo ari harya niyo ya Rugamba, Cypriyane. Wenda we turaza no kumugarukaho gatoya kuko hari indirimbo ye, buriya turaza we kugerageza kumuvugaho birenze aha ngaha. Hanyuma hakaba rero hari abahimbazamuco. Abahimbazamuco akaba ari twe, ari bo wabyinagamo. Twarishimye. Niyo mpamvu aka kanya n'ubundi ubuhimbaza. Ni ukuri tunashinga inkindi na Mariza irizaho. Ubundi nifuzaga kuyita abahimbazamuco kuko gahunda y'inkindi na Mariza nyine byari uguhimbaza umuco.
ntabwo byari ukubyina gusa mwarabibonye dufite ibikorwa byinshi bijyana n'umuco kandi n'ibindi bizaza rero nifuzaga ko ubundi twitwa abahimbazamuco ariko ntabwo byakunze kuko byahuye n'igihe hari amadini cyane asenga imana byitwa ngo ni uguhimbaza imana bati rero niduhimbaza umuco bazabihuza bagira ngo ntabwo ari itorero rya gakondo ahubwo ni indirimbo ryo gusenga imana nubwo atari bibi ariko ntabwo ari byo twebwe dukora tuyihimbaza mu ndirimbo ariko twebwe ni itorero rya gakondo ubwo rero ayo matorero uko uyumva n'ayandi tutazi kuko yose ntabwo nari nyazi njye navuze ayo nzi n'ayo niboneye ubwanjye cyangwa nanafumyemo nyine uretse n'ibyo nabyinyemo ayo niyo navuga ngo yari mu Rwanda njyewe nzi wenda niba hari abandi bashobora kuza kuyatwandikira nayo tukayamenya hanyuma ibijyana no kuvuga ngo wenda imikorere urumva nyine muri icyo gihe byari bigoye muri icyo gihe byari bigoye kuko hari indirimbo zitwaga ngo ni intutsi zari indirimbo zitwa ngo ni intwatwa n'intwatwa zibaho ariko ndavuga cyane cyane ibi bya gakondo uyu munsi twebwe nyine tuvuga ngo ni za gakondo nizo bitaga ngo ni intutsi icyo gihe ugasanga rero ntabwo zari indirimbo dushobora kumva igihe cyose cyangwa kubyina amatorero yaje urumva natinze ariko ndibuka nkanjye ndi umwana nyine ubwo ntavuze imyaka yanjye mu bukecuru ntaratangira amatorero ndibuka ko kugira ngo ubashe kuvuza Kayirebwa ubashe kuvuza za Kamariza za ba Muyango ni ibintu byasabaga ibintu bimeze nkaho wihisha ntabwo twashoboraga kuzivuza igihe cyose tuziboneye igihe cyose bishobokeye hari n'igihe higeze kuza ibintu by'ibyitso ngo hateye ibyitso igihe bafata abantu muri 90 aho ho niho byari bikomeye cyane kuko none n'abari bafite amakasete kera twakoreshaga kasete nta CD nta USB nta yego nta ibyo ntabwo byabagaho icyo gihe rero ndibuka ko nkanjye wenda nihereyeho no mu rugo uretse ko mbizi no mu bandi twagombaga kubitaba twagiye tutaba izo ndirimbo kugira ngo batamenye ko izo ndirimbo muzifite kuko iyo bazaga gusaka mu rugo ibyo byose barabirebaga bakavuga bati tujya twumva umuturanyi ashyiramo za ndirimbo zabo z'abatutsi z'inyenzi nimujye kureba urumva rero iyo bazaga bakazikubonaga warabiziraga ku buryo nyine ndibuka nka mama yabishyize mu masashe neza arafunga ajya inyuma y'inzu baracukura bayishyiramo barongera barapfundikira nyine kugira ngo batamenya ko izo ndirimbo tuzifite rero navuga ko ari ibintu byari bikomeye kugira ngo tubashe ntabwo byari byoroshye kugira ngo tubashe kuzivuza ariko amashyaka aho atangiriye hari igihe hageze aho haza amashyaka ataremerera gusa amashyaka atangiye kuza nibwo izo ndirimbo noneho zemewe nibwo ayo matorero yaje noneho atangira no kugaragara no mu bukwe akabyina hari n'umutakisimeni umwe Nyamirambo nuko nibuka izina rye sinzi niba akiriho cyangwa baramwishe we ni nazo yumvaga yagendaga yumva mu muhanda muri taxi yo twese twarayirwaniraga yagendaga yumva Kamariza akagenda yumva Cecile Kayirebwa akagenda yumva ba Muyango mbega ni yari taxi ikunzwe hari umuntu yabigeranya n'umumotari hari umumotari sinzi niba mumuzi uri mu mujyi ufite ibintu yatatseho by'umutuku n'umukara kugira ngo tubihuze n'uyu munsi bimeze nk'iriya taxi ni ukuvuga ngo nawe muri kiriya gihe niko byari bimeze rero ntabwo byari byoroshye kuba twari dufite amatorero bita nyine ngo ni ay'abatutsi uretse ko mu kubyina twabaga tuvanze ariko byitwaga nyine ko ari intutsi yego ndumva byitari byoroshye ntabwo byari byoroshye tuboneraho no gushimira abagize uruhare nk'amwe ndetse n'abandi mu kwimakaza umuco wacu abagiye bashinga amatorero atandukanye mama Agnes Nyamirambo rwose turagushimiye cyane ku ruhare wagize uruhare rukomeye ubwo natwe abatoya niyo mpamvu turimo dutera ikirenge mu cyanyu kugira ngo natwe tuzagere aho mwagejeje tuzose ikivi mwatangiye ngira ngo twakomeza gutaramira abacu tutarame tuve mu cyunamo cyane tugerageze tubibuke nyine koko tubibuke ni byiza bakundaga Thank you.
rutendezambuga rwa nyamugeni icoza mihigo rwa kibi n'ikirenge cy'inyamutima ruza kumvira impuruza. umugeni iyo agiye kugenda asezera ku babyeyi ndetse n'urungano ati ndemeye ndagiye nsanze uwo nakunze kandi nahisemo tuzarwubake rugume dushimire Imana yacu. Ubundi rwatanga abarwangu bitonde aho ikoresha imihida nasine irwema rw'abahizi n'igitako cy'icongore sineterezwa imihigo ihuye. umusore iyo agiye gushaka urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza muhabwa n'Imana bakubakira ku Uwiteka bakaba n'ubudatana niwe nahisemo niwe nahisemo tuzarwubake rugume dushimire Imana yacu. ahubwo rero ahubwo rero urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigiraho ntukajye urengwa nk'urwita urukiniro umukobwa wakabuza mwana wanjye urumve wigiraho ujye umuha akato wikomereza ingendo ahubwo rero kwizangabara rwa mugenga nyiri icumu ryera ikigembe rihimbaza abakobwa mu gitaramo kunde egoye indi nkindi n'amarizi iyo twiriwe nta rugo kagira Imana
udakora umweyo mwana wanjye urumve wigiraho uwo ntabwo arushinga ngo rugeremo isuku abahungu ibyangwe mwana wanjye urumve wigiraho abatikoza kondo jyujugunya kure urukeye mwana wanjye urumve wigiraho ntukajye urengwa ngo urwite urukiniro nuko tembera umuhanzi umuhungu w'ama ahubwo rero urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigiraho ntukajye urengwa ngo urwite urukiniro murayumvise rero uwo ni Rugamba Sipiriyani wayihimbye umuhanga mu bahanga wagize nawe nyine byabaye uko nawe jenoside yaramuhitanye n'umuryango hafi we wose hasigara abana bakeya hasigaye abana ndumva 4 gusa akagira umuhungu umwe Rugamba Dorcy wamukurikije uri mu muco ugerageza kujya mu araca gutera ikirenge mu cya papa yego rwose ndanamushimiye kandi ndamuramukije niba dukurikira naho ariko nanone n'itorero Isimbi n'Amakombe riracyahari byanatoje abana mu bacu harimo intore yacu yabyinnyeyo Amasimbi n'Amakombe rero yarumva iyo hazagamo igitaramo kanange temanyaje iyo hazagamo igitaramo mu gitaramo kuri Radio Rwanda bagiraga ibyiciro umunsi wenda bakavuga ku bukwe ubutaha bakazavuga kuri ibi hari ubwo rero habaga ari igitaramo cya Rugamba gusa Sipiriyani ari indirimbo ze gusa aho rero umva nicaraga iruhande rwa mama tukaziririmba zose nubwo wenda hari izo ntibuka ngo njye mbafasha ariko inyinshi nari nzizi nazikurikiranaga na mama dufite n'igitabo ari igitabo cy'umuhondo bagiraga habamo indirimbo ze icyo gihe rero umva nabaga nicayeho ntabwo nahavaga Rugamba Sipiriyani rero bamaze igihe bashaka kumugira n'umutagatifu sinzi niba bizakunda ariko nizere ko bizakunda kuko yabereye urugero abantu benshi indirimbo ze zose zirigisha nubwo nari umwana ariko nanjye nakuze numva indirimbo ze zikunzwe cyane kuruta kuri yego indirimbo ze wagize amateka umuco wacu akomeye noneho ikintu gishimishije muri iki gihe bwa mbere nyine iyo ukibyumva ni ikibazo ariko abana batoya bangana n'aba wenda bani n'abakuru batangiye kuzisubiramo bazihindura bazishyiramo ibintu bishya uburyo wavuga ngo baziryoshye ukurikije uyu munsi kugira ngo zigendane n'igihe tugezemo uyu munsi kuri twe tuzi nyazo z'umwimerere birabanza ukumva si ibi n'ibiki bakoze ariko nyuma watekereza kure watekereza ko umuco urahinduka bitewe n'ibihe bitewe n'abantu ntabwo abantu bahora ari hamwe hari abaza bavuye ahandi noneho
ugasanga nabyo ni byiza ko umuco utera imbere wenda udatannye nyine ngo ujye kure ariko abo bana barimo barabikora neza wenda rimwe nadukundira ntabwo nibuka izina rye ariko ndamubona kuri YouTube ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe ariko nadukundira wenda rimwe azaza hari nk'iyitwa Urungano yaririmbye ndumva afitemo nk'ebyiri ariko Urungano yo sinzi niba muyizi benshi turayizi nanjye ndayizi yego iyo ndirimbo yayiririmbye neza cyane bwa mbere ntabeshye ngira umva nyine ntabwo nabanje kumva harimo akabazo ariko uko uyumva ugahita uvuga utoya ibyo yakoze nibyo kuko bizatuma n'abana bazakurikiraho batazakunda injyana ya kera bazazikunda bakazikomeza yego dukomerejeho rero ndumva n'ubundi wakomeza ukatubwira wumvise akajwi kanjye numva wakomeza ukatubwira ukatuganiriza uyu munsi n'uwawe umunsi n'uwawe umutumirwa mukuru aho warehereye utumira abandi reka natwe utubwire itandukaniro ese ukurikije amatorero kuri ya nsanganyamatsiko yacu mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside urabona ko hari impinduka ese mu mbogamizi mwagiraga kera ubu ngubu nibura urabona yuko hari icyo byahinduye ikintu gikomeye ikintu cya mbere gikomeye nakwishimira nk'umubyinnyi ni uko kera warabyinaga cyangwa waririmba bakumva isagihombe icyo kintu rero ntababeshye cyarambabazaga cyane kuko niba ubyinnye ni uko wishimye cyangwa se nuko ugiye gushimisha uwo urimo kubyinira niba uririmbye nabyo kandi ni uko hari nk'ukuntu nyine dusubiye muri ayo moko ya kera hari nk'ukuntu habagaho abitwa abatwa ugasanga igihe cyose aho bari ni abantu bahoranaga ibyishimo uretse no kubitanga ahubwo bo icyiza cyabo bose no gutanga ibyishimo bo barishimaga ni nayo mpamvu kenshi mu itorero mbibabwira niba ubyinnye banza wishime nibwo ushimisha ukuriho abatwa rero ni ukuri bambabarire tugomba kubivuga ko turimo turavuga ibya kera abatwa rero ahantu hose babaga babyina babaga baririmba ndibuka kera ndi umwana iyo bacaga nko mu rugo hari abato ibutamwa hari benshi ntabwo nzi impamvu ariko hari benshi ahantu ibutamwa njye nari umwana w'umunyakabanda buri gihe ntabwo nzi aho baturukaga ariko bakundaga guca mu rugo umva uzi ko bagendaga baririmba nta no kuvuga ngo baraganira bageraga ahantu babona abantu bakaba barihagarariye bakaririmba bakabyina bakongera bakagenda ku buryo rero ni ikintu cyiza yaba wenda ikibabaje tugeze kuri abo batwa niba nubwo tutavuga ngo baracyariho ariko ibyo byose abuzukuru babo bariho nubwo uyu munsi amoko tutayavuga ariko abo bantu baracyahari ikibabaje rero ni uko umwimerere wabo urwo rukundo rwo kuririmba urwo rukundo rwo kubyina ntabwo nzi uwarubatse ntabwo nzi uko byagenze ariko cyangwa se bo barabyiyimye kuko ubundi nibo bantu bari bafite ijwi riteye ubwoba nta muntu washoboraga kuririmba nkabo ngo ageze ahantu bageze nta n'umuntu wishimaga ngo ugeze aho bo bageze kuko bo nta bwoba nta kwikanga ngo se ngo mbega bahoraga bataramye hari abantu benda kumera gutyo mu hanze abantu bita abatigani hariya naho ni famiye ndavuga muri ibyo bihugu by'i Burayi ni abantu nabo bahora baririmba famiye zabo zose igihe cyose zihora zitaramye abatwara niko bari bameze nta mutoya nta mukuru nta kintu bahoranaga igitaramo rero niba hari abanyumva nubwo tutakibita abatwa ariko nimutubabarire mwongere musubire muri kamere yanyu musubire mu miryango yanyu hari igihe nigeze kubasaba niba hari abazizi niba hari abafite amajwi nkayo bayagarure bareke kuririmba ibi bintu by'uyu munsi tutazi naho biva bitagira naho byitirirwa njya mbivuga ngo ntago ari imputu ntago ari intwa ntago ari intutsi dusubiye nyine muri ibyo bya kera ni ukuvuga ngo rero nibagarure umwimerere baduhe urwo rukundo rwabo baduhe imiririmbire n'imibyinire yabo hanyuma wenda ubwo nuko narinje kuri abo kuko ni abantu mpora bimbabaza ko bataye umwimerere ku uyu munsi kandi bari bawufite mbere ya jenoside yego n'amajwi yabo bafite amajwi rwose yihariye noneho ikindi wenda nabavuga cyahindutse nuko noneho cyo cyahindutse neza icyahindutse neza nuko abantu barabyitabira baragenda babiha agaciro cyane cyane n'ukuri twongere dushimire wenda kenshi hari ubwo umuntu ashimire bakagira ngo rakabya twongere dushimire leta dufite uyu munsi kubera ko leta dufite uyu munsi iragenda
nayo bitangiye vuba niko twabyita kuko ubibona ko uyu munsi ibyo bavuga ibyo bakora umuco barimo barawuzamura uko rero bazamura umuco niko abantu benshi bagenda babikunda bagenda babigira akazi kabo ntabwo tukiri sagihobe ntabwo hari ahantu bakubaza ngo ese ngo ukora iki uti mfite itorero nibyo byonyine ukora ukagira ngo ntabwo ari akazi ukagira ngo ntabwo ari akazi nibaza rero ko izo ngamba leta yafashe bizatuma abantu bumva ko niba ufite itorero niba uri umubyinnyi niba uri umuririmbyi birahagije ntabwo ukeneye gukora akandi kazi ahubwo wa mugani wenda bikazafasha ko ubikore neza kuko bitunga abantu ubikoze neza biramutunga rero ubwo navuga ngo byabaye byiza kubera ko dukurikije kera twakoraga tutazi se baratureka ntibatureka uyu munsi baratureka tukaririmba tukabyina ubwo buntu rero njyewe n'ubu icyo kibazo ndacyagifite ni nkaho aribwo nkirimo hari n'ibyo nkirimo hari n'ikirakamerutse kubura tuvuge rwose ibintu uko bimeze hari ikirakamerutse kubura kubera guca makeya noneho waca make bakavuga ati buriya muntu aciye makeya nuko adafite ibintu by'umwimerere ibintu byiza oya ngo ni ibintu byiza urumva ni nk'aba abantu baba bafite inama y'ibitangaza nyine batumiye abantu ati si uyu muntu uduciye aya aba baduca ya uyu muntu azadukorera iki bati rero rwose utubabarira ariko dufite ikintu gikomeye ntabwo mwebwe mwagishobora ibyo nabyo ni ikibazo nyine ko hari abihuse cyane barakabya mu biciro ntabwo nzi impamvu njye rero ntabwo nyine kubera ko njye nabayeho igihe cy'ubuntu baguhamagara Karine niyo mpamvu ngo ndi umufumyi njya mivuga bakanseka ariko ndi umufumyi bakaguhamagara bati Karine dushakira abana tujye kubyina ngeze no mu Bubiligi niko byagenze ugasanga nk'umuntu aravuze ati Karine nzi ko akunda kubyina byanze bikunze ntiyamburira abana babyina noneho ugasanga uhamagaye nawe ufite abana b'abakobwa oya ntabwo najyaga mbabura ntashobora kuko n'ahantu nicyo abantu bose banzi kuko ahantu hose ndi hari nubwo bavugaga ukajya kumva ariko Karine ntawe urahara umva nabaga buri gihe ndi imbere nabyiniye twabyiniraga ubuntu uretse wenda n'ibyo ni uko nibaza ko n'ubuzima bwa kera butari bukomeye muri uyu munsi niyo mpamvu wenda kubyinira ubuntu ubu ngubu bigoye ubwo ndumva aricyo kintu hari navuga sinzi niba bihagije mu buryo ngusubije birahagije cyane twumvise itandukaniro twumvise ko leta hari icyo yakoze ku minsi gikomeye rwose kera rero icyo twanakomeza kubasaba nyine abari muri izo nzego bireba gukomeza kwimakaza umuco ndetse hari ababa banserereza ati si ubundi umuco mwebwe murabuzi ko namwe muri abana ariko kandi tutarebye abakera ngo batwigishe batubwire amateka natwe tujye tubibwira abandi ntabwo kuko abakera ntabwo bakibasha kuza kuri televiziyo ariko hari aho tugenda tukabasanga wenda bakiri bazima bakibasha no kuvuga bakatwigisha natwe tukaza kwibwira abandi ubwo rero icyo kibazo ndibaza yuko kitagomba gukomeza n'abareto kuri twebwe bagomba kwimakaza umuco nyarwanda reka abataramye bakomeze badutaramire rero bakunze ibisibo TV n'Inkindi na Mariza mukomeze muryoherwe igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inka tuwo mwuzurura mpita ntekereza uwo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati nawe uramukunda agakunda undi hirya ati cyangwa hari undi hirya umukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora bwamaze kugoroba atisanga urukundo umubwire ko wishe umuntu ukabuje ngo guhisha yahise aminda aravuga ati ayo maraso wavushije sibyo ukwiye kuyishyura cyo giwanya
kuko njye simwiteho namusanze nyajoro ryose imvura inyagira ninisha umuntu cyondesha fata intwaro maze amina ati ducike tujye kure ati humura twakiraguye imisozi imibande tuyogamo agakoma ikimahini ibyatsi ngo njye mbona uko mpita maze turiruka ngeze aho ndamubwira ntinagiraga ngo ndebe ku mbunda zakuye musozi ubu ndanyuzwe igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inka tuwo muzura y'inu mpita ntekereza uwo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati yenda uramukunda agakunda undi hirya ati cyangwa rundi hirya umukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugorabora gerageje umuntu abo kenshi wowe ukeka ko aribo bagukunda usanga atari bo bagukunda aba bandi ukeka uvuga uti uriya ashobora kuba atankunda ari mu nshuti zanjye bisanzwe ugasanga ahubwo ari we gukunda by'ukuri kenshi rero usanga ukunda umuntu watagukunda ahubwo bafite undi akunda wowe nawe ukirengegagiza ugukunda mbega ni ibintu biba bisekeje uruhererekane aho ubu rero twavuga gahunda zacu z'itorero nk'ibisanzwe muzi ko dukora kuwa gatanu ubundi iyi minsi kwa kane ntabwo twajyaga dukora ariko byabaye ngombwa ko dukora uyu wa gatanu uje kubera ko hari ahantu tugiye gufungura hashya tugiye gutaramira hashya ahantu hitwa Hilltop ni i Remera tuzahakorera kuwa gatanu tuzahataramira kuwa gatanu twongere dutarame dutya ariko noneho hazemo n'ababyina kuko uyu munsi nta babyina twazanye umuririmbyi w'intore nako babiri b'intore ariko ababyina nyakubyina bo ntabwo twabazanye uyu munsi ubwo rero abifuza kutubona bazadusanga Hilltop kuwa gatanu hanyuma tukaba ubundi nyine buri wa gatanu tubataramaho tuzajya tubivuga hanyuma ariko tukagira ikintu gakondo tubyina wa muco wavuze twimakaza nk'inkimbi n'amariza yego tuzatarama tubyinira buri hantu kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu sinzi niba uhazi ngo uhavuge cyangwa mukuvugire ndahaza mba nahayoberwa ndi inkindi n'amariza dutaramira dukorera siporo erega ni na jimu mu ndimi z'amahanga rwose ni jimu ahubwo yo muri gakondo imyitozo ngororamubiri kandi rwose mujye muza ari abakecuru ari abasaza ari inkumi ari abakuru n'abato mwese n'ikaze dukorera kuri Sera hari iruhande rwa Saint Paul na Kibagabaga kuri rya shuri kwa mbere no kwa gatatu saa 12 kugera saa 1:30 yego Kibagabaga naho ni kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu mu gitondo dufite iminsi 3 ni ikipe ikomeye cyane ni ikipe ikomeye rwose niba mutureba turongeye turabashimiye ko mwatuganye kandi mutwereka koko akamaro kabyo abenshi bagabanyije ibiro abari barwaraga mu mavi harakize imigongo yarakize hari n'umuzungukazi umaze iminsi yaraje uriya yarantangaje cyane uriya Oberine rwose asigandusha kubyina kandi yabyinnye ikinimba cyane muri kwa kwimakaza umuco kandi twagira ngo tubibutse ababyeyi ko twigisha abana kubyina mu biruhuko
ku biruhuko muzaduha abana, tugira abana benshi kugira ngo ubushize twari dufite abagera kuri 200 bageze muri 200. Turifuza gufungura n'ahandi mukaduha benshi mu nce zitandukanye rwose, bikaba twazajya tubikora no tutategereje ibiruhuko. Yego. Hanyuma ikindi wenda twavuga nuko no muri siporo bashyizeho, igihugu cyashyizeho Car Free Day, naho tujyayo, naho tujya kubyinirayo. Ubwo ni nkaho ni 2 mu kwezi, igihe cyose babonye iriya message ibatumira bajye bamenya ko duhari yo muri convention center. Yego, nayo nk'uyu rwose turabashimira abatureba baraje, turabishimiye cyane, mwarabyitabiriye kuva rwose hafi saa 2 twanatangiye mbere gato, turinda tugera saa 4 tugifite bacyuzuye. Ni ibintu rero byiza, abantu nibatugane dukore siporo, abadashoboye siporo isanzwe rwose twe twabazaniye iya gakondo ibakoresha siporo kandi ikabigisha no kubyina kandi nimuzajye museba mu birori. Ababyinnyi rero se nta kanyuma bakadushyiriraho, mwadushyira akanyuma rwose, badushyirireho. Nahisemo se wahitamo? Nahitamo Inzovu kuko niyo ijyana n'indirimbo twabyinaga cyane kera. Yego. Inzovu wenye inzovu uri inzovu, inzovu igukanye mazi, inareba atinya barayibona, abahungu barayibona, ibuza yica barayibona. Inzovu we inzovu uri inzovu, birabasare wo kuri base, abana batumye kuri ndangarega icyambukira, bana mwihore nakize igenda yafashwe mbere. Inzovu we inzovu uri inzovu, we inzovu uri inzovu, inzovu ikukanye mazi, inareba atinya barayibona, abahungu barayibona, ibuza yica barayibona. Inzovu we inzovu uri inzovu. Yego mama ngabatoya ntibagapfe, umbazaza toya ntibagapfe. Yego mama bararenga barashira, umbazaza. Hari indirimbo twahimbye nk'iyabanje, umuvugo wabanje wo kwibuka, twari twasabye ko gufunga igitaramo nayo bayidushyiriramo tugasezera twibuka, none twifatanya n'abaririmbyi n'ababyinnyi bacu batuvuyemo, hanyuma n'abanyarwanda bose muri rusange. Yego, bayidushyiriramo akaba ariyo dufungira. Bagira amahoro naho kuwa 3 utaha.
abawe ukiri inshuke ukagirwa incike ugacuzwa abawe ugatema ugatukwa ugatotezwa uzira ubwoko humura hora ntuhungabane mwiza icyizere cy'ubuzima kiracyahari ga ubu butumwa ni wowe butuwe wowe wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi shira iyo ntimba ntore y'u Rwanda shira agahinda wowe warokotse abeza wabuze ubu barizihiwe ni bazima bicaye ijabiro kwa jambo iryo juru baribonyemo ijabo humura ntibizongera ngwino dufatanye twese twubake ejo hazaza wiheranwa n'agahinda twugumye twiteze imbere ngwino tuganire nkwizihire uhore tuganire u Rwanda rw'ubu erega mama